Nkubwiza ukuri, uriya mugore wawe ikintu c'agaciro yari afite imbere n'inyuma bwari ubuzima bwe, yarabuteruye abushira mu maboko yawe. Kubufata ukabufunyanga ukabujugunya muri puberi, Imana izabikubaza. Umugabo wawe ikintu c'agaciro yari afite ni ubuzima bwe yateruye abugushira mu maboko. Kubukoresha nabi ni ikosa rikomeye. Undi umuryango, nzi umuryango mubi ico bivuze. Niyahuye ku myaka 10 kubera umuryango mubi navutsemo. Mfite inkovu hano nini, iyo nyirebye bitamenye umuryango mubi ico bivuze. Mama yapfuye n'umubabaro, yagize stroke kubera umubabaro mwinshi. Nzi umuryango mubi ico bivuze. Imana ntiyita kuri quantité, yita kuri qualité. Tugwije quantité ariko qualité y'umukristo. Tugwije ingo nyinshi zishingirwa ariko uburyohe bw'umuryango buriho burarimbuka. Kugira ngo umuntu yize azi ubwenge, umuntu amwumvishe ko ari igicucu, ntaco azi, ntaco ashoboye, abereyeho kujya gusa, akazagira ubwo agenda yivugisha mu muhanda, akagira ubwo afata imiti y'indera kubera ikibazo yatewe n'umuntu babana mu rugo. Ana n'umuntu akakumvisha ukuntu uri mubi, ntaco umaze, kugeza ubwo ufata umwanzuro wo kwiyahura. Ibintu byose bigize umuryango ntibishoboka communication itameze neza. Niba wifuza urugo rukomeye, nge nakurangira ko kubakira kuwiteka ariho hantu hizewe uzubaka bigakomera. Kubana n'inyamaswa birubashwe ku kigero giteye ubwoba, aho umuntu azana muri vacances kuyisiga bikamunanira, akayitegera bakazana kubera ko ifite agaciro gakomeye. Kubera ko umuntu aravuga atumva nimbana n'umugore azansakuriza, cyangwa nimbana n'umugabo azanesha umutwe, ariko imbwa yanjye. Imana yampaye ijambo rivuga ngo itorero ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Haza farmaso, haza Illuminati, haza ubutinganyi, ibintu byose bishaka bihagurukire rimwe, nubwo amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntazarishobora. Kiza kiradutegereje mw'ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Nishimiye kubana namwe kandi ndashimira ubutumire. Imana ibaho umugisha. Iyo ndi hano mba ndi mu rugo. Nk'uko umusangiza w'amagambo yavuze, mu byo nshimira Imana nuko imbago zitari ikibazo kuri njye. Nakijijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10, bitaniye mu kiwacu njya kubana n'abamisiyoneri, n'ubu sindasubira mu rugo. Twebwe rero mu kimisiyoneri tureba isi uko Imana iyireba, tudashizeho imbago z'ibihugu na aho iguhamagariye hose uritaba. Dufite insanganyamatsiko nkuru ivuga umuryango wa Gikristo mu isi ihindagurika. Abaroma 12 umurongo wa 2, umuryango wa Gikristo mu isi ihindagurika. Uyu munsi tugiye kuganira icyaha casenye umugambi w'Imana ku muryango cyangwa se mu muryango. Ntekereza ko mwize ibitari bike ko umuryango ukwiye kwifata mu isi ihindagurika. Sinzi niba twaba tubyita guhindagurika gusa, ahubwo banza birenze guhindagurika, biri ku muvuduko tutazi aho uzagarukira. Icyakora Yesu afite kontrole ya byose, nta nubwo dukwiye kugira ubwoba. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku gice cya mbere cy'itangiriro, umurongo wa 26 kugeza 28,
mu kanya turaza kugera mu gice cya gatatu kugira ngo turebe ukuntu icyaha cyasenye umugambi w'Imana ku muryango. Aya magambo ari mu Itangira igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Amen. Igisobanuro cy'umuryango ni ahantu hahurira papa na mama n'abana, ku bamaze kubabona, abakibategereje Imana izabagirira neza namwe. Igisobanuro cy'umuryango ni ahantu hahurira papa na mama n'abana n'abandi, ubwo n'umuryango mugari nicyo bisobanuye, kandi bakaba hamwe nk'uko Imana yabitegekanyaga. Kubera iki nzanye iki gisobanuro? Nuko n'abatinganyi nabo biyita umuryango. Imiryango imaze kuba myinshi ku buryo dushobora gutakaza igisobanuro cy'umuryango cy'ukuri. Igisobanuro cy'umuryango ni ahantu hahurira papa na mama n'abana, ku bamaze kubabona, hanyuma n'abandi bagize umuryango mugari, kandi bakaba hamwe nk'uko Imana yabitegekanywaga. Imana niyo yatangije umuryango muri Edeni nk'uko twasomye. Ikintu gikomeye kirimo hano ntifuza ko mutakaza ni ukwiga igishushanyo mbonera. Yarakigumanye ntiyakiduhaye kugira ngo umenye icyo Imana igambirira ku muryango, ni uko uhora imbere yayo. Ukwiye guhora uyikonsirita buri gihe kugira ngo uyibaze ngo harakurikiraho iki. Nagira ngo mbibutse ko nta muryango usa n'undi ku isi, buri muryango wose urihariye. Ntabwo naza kubigisha ngo mwubake nk'uko nubatse, oya, nta nubwo twakubaka nk'uko wubatse, kuko nta muryango usa n'undi. Nk'uko umuntu wese ari ikinege ku Mana, ni nako buri muryango wose ari ikinege. Hano rero bisaba ngo uhore uyizi imbere buri munsi, buri gihe uyibaza ngo harakurikiraho iki, noneho nkora iki. Nitubyumva dutyo bizadusaba gusabana n'umuremyi w'umuryango. Ni nk'uko udashobora kuba umukristo mwiza udasabana na Kristo, ntabwo byavamo. Bisaba ngo uhore imbere yayo. Hanyuma ifatiro ingo zubakiyeho ni ebyiri. Zaburi 127 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka iyo atari we yubaka, abubaka bose baruhira. Iyi nzu twicayemo kubikomeye, ntekereza ko bakomeje fondasiyo cyane kugira ngo itazatugwaho. Niba wifuza urugo rukomeye, nge nakurangira ko kubakira k'Uwiteka ariho hantu hizewe uzubaka bigakomera. Hirya y'Uwiteka, aho Bibiliya yise ahandi, hariyo kuruha kutagira izina, hariyo kuruha kurenza uko tugutekereza. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ngo urugo rwasenyutse, ariko washira mu ndorerwamo ya Bibiliya ugasanga urugo ntirwigeze rubaho habe n'umunsi umwe. Niba wifuza urugo rukomeye, nge nakurangira ko kubakira k'Uwiteka ariho hantu hizewe uzubaka bigakomera. Gusa barahuye, barakundana, baza mu rusengero babarambikaho ibiganza, ariko mu by'ukuri mu kuri kw'Imana urwo rugo ntirwigeze rubaho. Imana ntiyitiranya ibintu. Izi ibyatangijwe nayo cyangwa se byatangiriye kuri yo, izi n'ibyatangiriye ahandi. Niyo mpamvu dukwiye kureba abashumba bacu, ntekereza ko babikora, ariko bakwiye kurushaho. Urubyiruko rwacu bakwiye kwicarana nabo igihe kirekire
kubera ko kimwe mu bisenya ni uko abantu bikubita mu rugo batarigishijwe, bataratojwe, nta kintu bafite cy'ubumana kizatuma bubaka urugo neza. Ingo zimerewe nabi ku buryo burenze ubwo twese tuzitekereza. Icyakora mu rusengero n'umuco wacu uko umeze, abantu bamwe babanye nk'abadafite icyo bapfa, babanye nk'abaturanyi badafite icyo bapfa. Abandi nabo babanye ku bw'inyungu, hari umutungo bagezeho, hari imitungo bafite n'abana, hanyuma ntibatana, isi yabaseka kandi n'uwo mutungo nawo wagira ibibazo. Noneho abandi babanye kuko nta kundi, babanye nka Korea y'Epfo n'iya ruguru. Abake muri bo nibo babanye neza, ingo nke nizo zibanye neza. Imana yifuza ko mu muryango ariho umuntu abonera agaciro, urukundo, kubahwa, kwigirira icyizere, kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza. Mu muryango niho umuntu atorezwa indangagaciro, mu muryango niho umuntu amenyera uwo ari we, niho umuntu amenyera umuhamagaro we, niho umuntu amenyera impano ye. Ariko aho hantu hagomba kuva ibyo ku bw'icyaha cinjiriye mu ngo bya Edeni, habaye isoko y'umubabaro urenze uko wabitekereza. Satani yinjira mu ngo bya Edeni, ntabwo tuzi icyanzu yinjiriyemo aho cyari kiri. Sinzi impamvu Adamu na Eva batakibonye mbere ngo bagifunge, gusa icyo Bibiliya igaragaza habayemo uburangare bukabije. Igihe Imana yabashyira mu ngo bya Edeni, twumvishe ko bagomba kuyihingira, icya kabiri bakayirinda, ikindi bagomba kwita kuri buri jambo ryose Imana yavuganye nabo, ikindi bagomba kumenya agaciro k'icyo bafite, ubutware n'ubushobozi. Kuko Satani ari mu ijuru yari afite ubutware, abwambugwa no kwigomeka Imana, kuko iticuza ku kintu yatanze, ishaka undi muntu wo kugiha igihe Adamu na Eva. Satani afuhira ko Adamu na Eva bafite icyo we yambuwe mu ijuru, yinjira mu buriganya, abambura icy'agaciro bari bafite. Urugo ni ikintu cy'agaciro, kandi ibirugize ni iby'agaciro kuruta uko twese tubitekereza. Ikindi bagomba kurinda ubusabane bagirana n'Imana mu butatu. Sinzi niba mwakumva, Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, abe nk'umwe wo muri twe. Birasa nkaho mu ruziga rw'ubutatu Imana yafunguye umuryango yinjizamo umuntu, aba nk'umwe wo muri. Ubwo ni ubuntu burenze, ntabwo byakwigwa mu mitwe yacu, ndabizi ko bitakwigwamo, tuzabimenya nitugerayo. Ariko ni ubuntu burenze, ni ubuntu buzaba busa nk'igihe tuzinjira mu bwami bw'Imana. Umunsi umwe tuzaba, umunsi impanda yavuze Imana igacura itorero, umunsi tuzagera mu ijuru, tuzaririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Tuzamenya agaciro ko kuba twagiriwe ubuntu bwo gutoranya. Ibyo dutegurirwa ntimubigeranye n'imibabaro y'inaha, ntimugiranye n'amazu mubamo n'ibiryo n'imyenda, nta hantu bihuriye. Umugabo umwe wo muri Kongo, umupasiteri, yagiye mu giterane muri Amerika.